Murabona ikaze ku muyoboro mugari wa Eli Scholars. Habonetse imyanya itandukanye y'akazi mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ku bantu basoje secondaire ndetse n'abasoje kaminuza. Ikindi, iri tangazo rya NIDA ku kijyanye n'imikoranire y'abashaka gukorana na NIDA mu kubarura abaturage, mu gufata amakuru agendanye n'indangamuntu koranabuhanga. Ibi nabyo ni ibintu mukwiye kwitondera bibareba cyane. So natinze rero, reka ntangire mbanyurire mu buryo burambuye kugira ngo buri wese adacikanwa. Ubaye uri mushya ku rubuga rwacu, ntiwibagirwe gukora subscribe. Ubaye usanzwe udukurikirana, kanda kuri like, ujye muri comment igihe uragira ikibazo kugira ngo uze kubaza icyo wifuza kubaza cyose tugufashe. Iri ni itangazo rya NIDA riri kwibutsa abantu basabye kuba bakorana na NIDA. Nkuko muri kubibona, ni itangazo ryandikiwe nanone uturere twose. Nukuvuga ngo ryaravuga ngo hashingiye kuri rya tangazo bari batanze ubushize ku itariki 9 z'ukwa gatandatu, hongeye kumenyeshwa uturere dutandukanye mu ibi bikurikira. Abakandida batoranyijwe basabwa kuba bafite konti muri systeme ya e-recruitment ku rubuga rwa Mifotra. Nukuvuga ngo ibi ni bimwe mu biri abantu batoranyijwe. Abatoranyijwe mu tugari dutandukanye, ariko nawe niba utaratoranijwe cyangwa se utarize ujya muri ibi bijyanye na NIDA kugira ngo ukorane na NIDA, nukuvuga ngo hari amahirwe n'ubundi hari imyanya itandukanye y'akazi igiye ireba buri muntu utandukanye bitewe n'ibyo yize. Niyo mpamvu musabwa kubahanga kugira ngo tugerane step zose, yaba ari ugucreatinga Mifotra ku batayifite cyangwa se no kubayobora uburyo mugiye gukora application muri Mifotra nimba musanzwe muyizi ariko mutazi uko bakora application, cyangwa se n'ikindi kibazo mufiteho gitandukanye. Muramenya byose ahangaha. Ikintu cya mbere umukandida nyine akwiye gukora ni kuba afite iyo account, kuko hariho hazashyirwa iyo myanya. Abakandida bazakora application bazanyura muri systeme ya e-recruitment kuri Mifotra kuva kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo nukuvuga ngo byatangiye guhera ku itariki 24 bizageza ku itariki ya 30. Ibizamini biteganyijwe ku itariki, nukuvuga ngo ibintu biri hano bisobanuke neza. Abakandida bazakora application banyuze muri systeme, nukuvuga ngo guhera ku itariki kugera kuri 30 z'ukwa gatandatu zaba ari application. Hanyuma ibizami bizaba biteganyijwe gukorwa ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma ibizamini bizakorerwa ku rwego rw'akarere umukandida yandikishirizeho. Nukuvuga ngo mu turere uko ari 30 tw'igihugu, buri karere kazajya kagira abantu bako bafite, noneho bagashyira akarere gashyiraho site abantu bayirimo bari muri ako karere bajye kuyikoreraho. Hanyuma ibizamini bizakorwa harimo icyo kwandika ndetse na practical. Nukuvuga ngo izaba ari practical ndetse n'ikizami kiganiro cyangwa se oral interview. Abakandida bazatsinda ibizamini, computer bazaba bitwaje zizatazishyirwa muri systeme kugira ngo bazazifashishe bakora akazi. Ikindi, abakandida batoranyijwe basabwa kuzitwaza ibi bikurikira mu kizamini. Bazitwaza impamyabumenyi cyangwa se diplome yabo, bitwaze mudasobwa na telefone bifite internet ikora neza, bitwaze n'indangamuntu. Ku bindi bisobanuro cyangwa ubufasha mushobora kugira ubwo ari bwose ku bantu biyandikishije bakaba babona bibareba ariko bakaba bafite ikindi kibazo, izi nimero batanze ngaha muri kuzitegereza mugomba kuba mwazivugisha imwe muri izi ngizi. Umwe muri aba bantu akabaha ubufasha nta kibazo. Nikitonderwa, email izaba yatanzwe hano niyo izifashishwa mu fungura e-recruitment kuri Mifotra. Nukuvuga ngo email ukwiye kwifashisha mu gufungura Mifotra ugomba kuba ari email yawe nyine uzi ukoresha neza, uzi na password yayo. Hanyuma ku muntu utazi gufungura Mifotra account, ndaje mbibereke, ariko hari n'imyanya itandukanye ku bantu batandukanye. Reba hano hari driver, abantu bashaka gutwara bafite ama category yo gutwara ibinyabiziga, ushobora gukora application. Nk'ubu ahangaha hari gusabwa category B yonyine,
umuntu wemerewe gukora application abaye afite tronc ariyo yasoje yonyine cyangwa yarasoje A level yemerewe gukora application. Ku bantu bashaka gukora akazi kajyanye na accountant, abantu bize accounting bafite bachelor, bafite za advanced diploma, ndetse n'abandi bose bari kureba ni field bakora application. Hari imyanya myinshi igeze kuri 79, harimo n'iyaba AD. Reka mbereke urugero, hano harimo n'aba foreman, abantu bize construction, abantu bize za accounting. Nanone hano kuri A2 muri kubibona naho n'izindi position zose zitandukanye, cashier, legal advisor, notary, construction permitting officer, employment promotion officer. Muri kugenda muzibona, abantu muze kunyuzamo amaso mwese mugende mureba uko byifasha. Hanyuma ikintu tujye gukorera hamwe hano ni ukureba uko wa creating ifoto account mu gihe utayifite ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha, cyangwa se niba isanganywe ariko ajya uhura n'ikibazo gitandukanye ntibitume uyikoresha neza. Hari uburyo hano ngiye kugusobanura, ngiye kuguha amakuru arambuye kuri yo. Hano iyo ushaka gukora account uraza ukajya hano muri side ya hano hejuru, ukajya kuri register muri kwibona. Iyo umaze gukika kuri register bakuzanira aho ugomba kuzuzamo irangamuntu yawe. Hano handitse enter your NID number, ushyiramo nimero yawe irangamuntu neza witonze. Hanyuma numara kuyishyiramo haraza amazina yawe, hazeho verified. Hanyuma urakurikizaho gushyiramo email yawe hano hasi neza witonze. Email yawe igomba kuba ari email ikora neza kandi wibuka password yayo, ku buryo ushobora kugarura account yawe mu gihe wahinduye device nka telefone cyangwa se machine. Hano uraza ushyiramo nimero ya telefone neza, numara kuyishyiramo uraza gukanda kuri next. Hanyuma kuri next step haraba hari ikintu kijyanye no gukora email verification. Email verification rero baraguhereza code kuri email yawe. Nibamara kuguherezaho code, urafata iyo code wishyiremo hano muri mu kabox baba baguhereje. Numara kuyishyira mu kabox baguhereje, urahita ukurikiza gushyiraho gukora password. Urakora password ushaka. Numara gukora password neza witonze, uyibika ahantu, kuko ariko barongera bayiguhereze no muri mail. Niba batayiguhereza urayandika ahantu nawe, ku buryo uzajya uyibuka anytime ushaka ku accessing. Hanyuma numara kubisoza neza, ikintu ukora ni ukujya muri mifatura yawe neza, kujyamo ugakora ukuzuza imyirondoro, ugashyiramo CV, ugashyiramo CV, ugashyiramo referral, ugashyiramo languages, byose ukabyuzuza neza kugira ngo bakwemerere ku applying. Ku muntu rero ufite mifatura account, ikintu cya mbere ukwiye kureba ni ukureba kuri profile status iri mu ibara ry'umutuku. Ugomba kubanza ugakemura ikibazo kirimo. Ntabwo profile yawe iba yuzuye. Profile yawe ituzuye ntabwo bakwemerera gukora application. Rero ikintu ukora hano ni ukuza ugashyiramo hano, iyo hari ahantu hari ibara ry'umutuku urakirikaho ureba ikibazo kirimo. Hano naba referral mfite, niyo mpamvu hari mu ibara ry'umutuku, na CV irimo. So kugira ngo bikunde urabishyiramo ibi byose. Nimara kubishyiramo birakunda. Muri kubibona urugero hano ku referral nyine uraza ukandika, ukajya hano kuri add, urashyiraho amazina ye, nimero ya telefone, icyo akora, ikigo akoreraho cyangwa niba yikorera, byose ubishyiraho saving. Numara kubisavinga birajya muri system. Ikindi ni CV rero na languages byose urabishyiramo nkuko muri kubibona hano. CV urayaploadinga nkuko uploadinga document bisanzwe. Numara kubikora uhite ujya kuri position ushaka ku applyingira. Ku bantu bakoze application basaba kuzakora muri bintu bya NIDA, imyanya izazamo hano muri system, ku buryo ubu ngubu already ko babikoze bashobora kuba baranamaze kwishyiramo, ku buryo uzajya ujyamo uka-applying. Service specific ku bantu banditswe mu tugari, niyo mpamvu mwese mutazagira access. Hanyuma abandi bose basigaye nibashaka ku applying kuri accountant, uraza ugenda ukirikeho kuri buri position ugenda ureba ibisabwa. Iyo uri qualified biza hano mu ibara ry'icyatsi, iyo utemerewe kuri iyo position bizaho gutya ari mu ibara ry'umuhondo. Ubaye wakunze iyi video wakanda like, ukayisangiza na bagenzi bawe kugira ngo bamenye aya makuru. Ikindi wakora na subscribe kugira ngo buri kiganiro tubagezaho kijye kikugeraho ku gihe.